tuguhaye ikaze nanone. Murakoze cyane. Urumva umeze ute uyu munsi? Meze neza cyane ndishimye. Emmy ugeze i Kigali nyuma y'igihe kitari gitoya, ndagize kutubwiraho gato cyane. Emmy yaramaze igihe kingana gute atari mu Rwanda? Nari maze imyaka 2 yaburagaho kwezi. Tugaruke nyuma gato, ukiri muri production, uraza kutubwira nihe ndirimbo Emmy yaba yarigeze gukora akavuga ati iyi ndirimbo nayishizeho ikiganza cyanjye, Imana iyiha umugisha. Indirimbo nibuka nakoze yitwa Mana yacu Wera ya korali ya ADPR yitwa Carmel. Iyo ndirimbo uvuga uti iyi ngiyi ifite amateka kuri njye. Mvuze ko ari ifite amateka kuko ariyo nakoze, kuko izindi nakoragaho bike nkacurangamo utuntu dukeya niyitwirirwe njyewe. Hanyuma uyu munsi wa none uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kahe gace? Ndi kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Texas mu mujyi wa Fort Worth. Hanyuma uraza kutubwira umuziki bimeze gute uyu munsi wa none kuri Emmy? Aracyakora production cyangwa se yayisize i Kigali wa munsi agenda, bimeze bite? Kuri production ntago nkikora cyane, nkora gake, ahubwo icyo nkora ni ugufasha abaririmbyi ndetse no gucurangira amatorero. Hanyuma uraza kuduha ikigereranyo gato cyane, tubwire umuziki wo mu Rwanda b'uyu munsi cyangwa se mu minsi yashize, ugereranyije no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitandukanye gute? Uraza kutubwiraho gato cyane cyane by'umwihariko kuri muri gospel. Umuziki wo mu Rwanda nk'uko nari nabisobanuyeho kare, ubu ngubu bigeze ku rwego rushimishije ugereranije na mbere, kuko media mugenda mufasha abahanzi gutera imbere ndetse no kwiga ku byo ubona mu mahanga. Ubwo rero yo umuhanzi agenda yiga ku byo abona mu mahanga akabikumpara n'ibyo akora, bituma azamuka, kandi n'abahanzi nabo bagerageza gushyira imbaraga mu byo bakora. Hanyuma uyu munsi wa none ni iki by'umwihariko kikugaruye i Kigali? Impamvu nyamukuru ingaruye ni ubukwe mfite. Araza kutubwira ibintu nka 3 byonyine gusa ukundira umukunzi wawe, 3 byonyine abantu uvuga uti izi mpamvu 3 nizo zatumye ngaruka i Kigali nkavuga ni nca kureba umugeni. Ubundi impamvu nyamukuru ya mbere, iyo ukunda umuntu akaba agukunda kandi ukamwiyumvamo, iyo niyo mpamvu ibikomeye. Izindi byose ureba urabimukunda, nkundira uko aseka, amvumiriza ukuri, ni byinshi. Hanyuma mu bijyanye n'umuziki bimeze gute, bihagaze gute uyu munsi wa none? Uhagaze ute mu muziki? Umuziki urebye muri no minsi kubera nateguraga gahunda z'ubukwe bwanjye, ntabwo nakundaga gukora umuziki. Icyo nakoraga ni ugucurangira amacaca nyankorera. Hanyuma uraza noneho kutubwira umuririmbyi wo mu Rwanda muri iyi myaka 2 uvuga uti uyu nguyu yarazamutse cyane, aratrendinga ku isi hose, abantu twese turamumenya, turamukunda. Ntabwo napfa kuvuga ngo umuririmbyi, kuko urebye muri no minsi amagurupe nkunda gukurikirana cyane ni True Promises na Healing na Aram Ministries, nizo nkunze gukurikirana cyane, kandi mbona bazamuka uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma ubutumwa wumva wagenera abantu badukurikiye bakunda umuziki w'indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa se batabirimo? Hari n'abantu baba bari badukurikiye ariko babireba gusa ariko bibereye ku ruhande. Icyo nababwira ni uko indirimbo zihimbaza Imana zirafasha kuramya no guhimbaza Imana, birafasha kandi bituma ubasha kugirana n'Imana. Ubwo rero nabashishikariza kubikunda, ndetse nkanabwira abahanzi n'abaririmbyi n'amakora ariko kubikora babikorana umutima ukunze ndetse bagasenga cyane. Hanyuma ku bijyanye n'ubukwe bwawe, ubukwe bwawe buteganyijwe ryari? Gahunda zimeze gute? Ubukwe bwanjye uko buteganyije, ku munsi w'ejo nzajya kwerekanwa ku rusengero nimva njye mu murenge, noneho ku itariki 2 z'ukwa karindwi aribwo ku cyumweru gitaha nibwo mfite draft mu mariage. Hanyuma Emmy, ubutumwa kwa producer bagenzi bawe, tuzi ko aba producer bica gahunda, aba producer usanga umuha indirimbo akayimarana amezi 5, bimeze bite?
abaproduce icyo nababwira nk'umuntu uwo ari we wese wo gutanga customer service abafasha abantu agomba kubikora kandi akavugisha ukuri. Ubwo rero nimba upromisinze umuntu ukamubwira ko ari igihe nyinshi ugiye kumukorera, nta mpamvu zo kwemera abantu, ugomba kubanza ugakora ibyo ugakora kandi birafasha. Ukuri niko kwiza. Tubwire ukiba muri production niki cyakubangamiraga kurusha ibindi? Production ikibangama ni kwica gahunda cyangwa kubeshya umuntu, akaba yakubwiye ibintu yaguhaye gahunda ntayikore. Urakoze cyane. Murakoze cyane.